Yesu ashimwe cyane mwene data, ndakwakiriye kandi ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ni umwanya wacu Youth Time Revive, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Ububyutse kubaho ku bwami bw'Imana mu bwami bw'isi. Twasanze planning ari ikintu gikomeye mu rugendo rwanjye nawe, kandi Imana yacu ni Imana y'imigambi. Niyo mpamvu n'abana bayo iri kuduhamagarira cyane kubaho ubuzima bwo kuba mu migambi. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima buteguwe, ubuzima burimo umuteguro, kandi umuteguro wuzuzanya n'umuteguro w'Imana. Umunsi tugiye kureba impamvu zikomeye Imana ishaka ko tubaho ubuzima burimo planning. Ubuzima bwacu tukabugirira iteganyamigambi. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima bwacu tukaba tuzi neza ngo uyu mwaka nangiye Imana yanjye yamaze kunyereka ko ishaka ibi n'ibi, kandi twagize umugisha wo kubona ko Imana yacu ni Imana iza mu tuntu dutoya, twa tuntu dusuzuguritse tugaragara nk'aho ari dutoya mu buzima bwacu. Tumenye ko turi atuntu natwo hari uburyo Imana ishaka kudupanga, hari uburyo Imana ishaka ko dukora ku murongo mwiza uri mu bushake bw'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cyaho cya 22 n'umurongo wa 12. Hari amajambo avuze ngo, dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana ishimwe cyane. Impamvu zikomeye tugiye kureba zitera Imana kutwifuzaho kuba abaplana, abantu bafite iteganyamigambi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hano Yohana yarahishuriwe asanga ko hari umunsi Imana iteganya kuzazaho. Mu bihe runaka Imana yaravuze ngo nzaza, kandi ninza nzabaza buri wese ibyo namusigiye gukora uko yabikoze. Hanyuma nzazana ingororano kugira ngo mugororere, kandi nkurikije ukuntu yakoze ibyo namubwiye gukora. Mwene data, ubwo Imana ibigize gutya, yerekanye ko hari umunsi wowe nayo muzicarana mukabarana. Ese ntukwiriye gutekereza kubaho ubuzima bwawe witondeye kuzerekana ibyo uzabarisha kuri uriya munsi? Niyo mpamvu ubwo hari umunsi uzi neza kuzagaragaza ibyo wakoze, ugomba kuba bifite ku murongo bisobanutse. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu Imana iri kuguhamagarira uyu munsi kuvana akajagari mu buzima bwawe, kuvana akavuyo ko kubaho ubuzima utazi icyo ukeneye, utazi igikwiriye, ahubwo ukita mu muhamagaro wo gutangira kumenya intego z'Imana mu buzima bwanjye. Ngiye kuzikurikirana, kandi zikurikirana gutya na gutya. Impamvu zikomeye Imana ishaka ko tubaho ubuzima bwo kugendera mu mugambi, bwo kugendera muri planning. Iya mbere, Imana yacu ni Imana y'imigambi. Imana yacu ni Imana yashyizeho umunsi, iravuga ngo mbahaye isi ngo muyitegeke kandi muyibemo, muyishyire ku murongo. Hanyuma kandi nzazana umunsi mumbwire ukuntu mwabikoze, ngewe mbagororere nkurikije ukuntu mwabikoze. Ubwo Imana yacu ibaye Imana y'imigambi, iri guhamagarira abana bayo kugira ngo nayo babe abana b'imigambi. Muvandimwe, nshuti y'umusaraba, reka imigambi yawe yuzurire kugira ngo izabashe kuguhesha ingororano kuri uriya munsi. Impamvu nanone ikomeye cyane Imana ishaka ko uba umuntu ufite imigambi kandi yumvikana mu buzima bwawe, igiye kukuyobora mu kubaho kwawe, nuko umwanzi wawe ari umunyamigambi. Satani afite imigambi ikomeye cyane, kandi ugukora kwe, ukubaho kwe muri iyi si, agenda agambirira buri munsi ukuntu araza kubaka ibintu birwanya wowe. Agenda ategura ukuntu araza gukorera ubuzima bwawe, akabuteramo imitego ikwangiza. Niyo mpamvu Imana iri kuguhamagara ngo nawe ndashaka kugira ubwenge bwo kugira imigambi, kandi niwinjira mu migambi yanjye uzatangira kumenya ukuntu uva mu migambi ya Satani. Iyo utariho ubuzima bwo kumenya imigambi y'Imana, imigambi y'Imana itwigisha ukuntu dusohoka mu migambi ya Satani. Satani ni umustrateji, ni umuplana ukomeye cyane. Ugize igihe kinini abana n'abantu, kandi azi ubwenge bw'abantu n'imibereho y'abantu, abasha kumenya imikorere ndetse n'imitekerereze yacu, akamenya aho agutega mu ntege nke zawe. Azi neza
imibereho y'ikiremwa muntu yaragikurikiranye kuva mu ntango ndetse n'uyu munsi aracyagikurikirana. Ese urinde wagira imigambi yasiga imigambi ya Satani maze iminsi arwanya umuntu bingana gutyo? Niyo mpamvu Imana iri kuguhamagara ngo ubwo ari Imana y'imigambi. Imwe mu migambi Imana ifite ni ukugira ngo igukize iyo migambi y'umwijima, ni ukugira ngo ikuyobore kandi wemere imigambi yayo ikorere muri wowe, wigishwe n'Umwuka Wera ukuntu ukwiriye gukora planning yawe muri buri kintu cyose ufite mu buzima bwawe, maze ubashe kuva mu migambi ndetse n'imitego mibi ya Satani. Ubwo umwanzi wawe ari umuplana, ubwo umwanzi wawe yicazwa no kugupangira isaha ku isaha, umunota ku munota ukuntu aragufata, niyo mpamvu Imana ishaka ko wicara buri mwanya ufite gahunda mu kubaho kwawe, ufite imigambi, ufite plan mu kubaho kwawe kandi wahawe n'Imana. Impamvu ya gatatu ni uko itorero rifite misiyo ku isi. Yesu ashimwe cyane. Ukaba uri umwe mu rugingo rw'itorero rya Kristo. Kristo yasigiye misiyo itorero, aribwira ngo muhaguruke mugende mugere ku mpera y'isi, mubwirize abantu ubutumwa bwanjye, hanyuma abantu bazizera muzababatize. Reka nkubwire, nta muntu ujya ahabwa misiyo maze ngo agende gusa ngo kuko yumvise misiyo ntabwirwe ukuntu azakora iyo misiyo. Yesu bwa mbere atumwa intumwa yarazwiye ngo ntimuzagende mufite vino ngo cyangwa se pocket money n'ibindi byinshi cyane, ngaho mwebwe muzagendana ijambo ry'ubuzima, ngo kandi ngaho muzajya mugera mu mudugudu akabigisha bakabacumbikira, iyo nzu muzabe muyigumamo kugeza igihe muzasoreza ubutumwa bwanyu. N'Imana yerekana uburyo ibintu bizakorwa, n'Imana yerekana ukuntu muzabikora, kubera ko Imana yaguhaye misiyo muri iyi si. Niyo mpamvu misiyo y'Imana buri munsi ukwiriye kuba ufite planning. Yesu ashimwe cyane y'ukuntu ugiye gukora imigambi y'Imana, kuko uri muri misiyo y'Imana. Kubera iki umunsi wawe ucya ntubashe kumenya icyo Imana ishaka gukora muri uwo munsi? Hindura ubuzima. Ku kazi kawe hariya hari misiyo ikomeye cyane y'Imana, mu bucuruzi bwawe hari misiyo ikomeye cyane mu mugambi w'Imana. Hindura kumva ko uriho ku bwawe, uriho kubera umugambi, kubera umuhamagaro, kubera misiyo y'Imana. Ni ngombwa kumenya ngo muri misiyo y'Imana planning y'Imana iteye gute, yubakitse gute. Impamvu eshatu zikomeye zikwiriye kugutera gutekereza kuba umuplana. Iya mbere, Imana yacu ni Imana y'imigambi, nawe ukwiye kuba umwana w'Imana ugendera mu migambi yayo kandi ikabasha kuyikumenyesha ukagira planning. Hanyuma umwanzi wawe ni umwanzi w'imigambi, nawe ahora agambirira. Niyo mpamvu ukeneye ubwenge bw'Imana kugira ngo ukore planning, hanyuma ubashe gusohoka mu migambi n'imitego mibi y'umwanzi. Hanyuma kuko ufite misiyo hano mu isi rero, ni ngombwa ko umenya ngo ikibanza ni iki, gikurikira ni iki. Haga umugisha Youth Time Revival, igihe urubyiruko tuzinjira mu buzima bwa planning tuyobowe n'Umwuka Wera, uzatangira kubona ububyutse. Fire of Revival izatangira kubaho mu buzima bwacu no mu gihugu cyacu. Imana iguha umugisha. Ngizi impamvu eshatu zikomeye zikwiye kugutera kuba umuplana, kandi Imana izagushyigikira mu izina rya Yesu. Amen.